uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho haza uremera isi y'amasezerano hahiriwe umuntu
kwa 12 atagira agenda yandika. Iratangaje kandi biteye inkeke. Wagera hasi ukutana n'abayehova bakoze ikibazo kimwe ukazuzunguza ururimi k'imbwa yari y'umuntu. Ntabwo ntukanye ariko ni urugero rwiza rusanzwe kubera yuko tiwashize ikintu mu mutwe usigaranye amacana umukanuzi. Iyo nga ntazashira ntawe sitoke yayo ntazabura. Bashaka rero ya mbere ntazabura uzo yazugaruka yiriramo ntawe sitoke yayo ntawe uzaza ntawe uruganda rwayo. Imana yarayadutije agamo ndigumu. Reka dukomere Imana amashyi. Bibiliya ivuga mu Byakozwe mu 23 ngo yigiye mu maguru ya Gamaliyeli. Mbariza mugenzi wawe mbese wigiye ku birenge byawe. Utamubajije bamwe kuba kurufuzi naje kwigisha na mwari mukazabaza n'ibibazo. Babwira iki kintu gitangaje. Abantu bafite abarimu batagombaga kubigisha ko murigira kuri YouTube. Kimwe muzagwitorero ryo mu Rwanda rifite nuko abantu bavuye mu matorero baja kwigira kuri YouTube, baja kwigira ku misozi, baja kwigira ku batarize, baja kwigira ku badafite content, baja kwigira ku bajya bikomeye, baja kwigira ku ninde mwarimu wawe, ninde mwarimu w'abanyetorero, niye muhaye mwigira, niye muhaye muva mu bwoko ubwenge burakuva. Bwira mugeze urasa n'umwarimu wawe. Tiwonja YouTube mu bitondo ngurye WhatsApp saa 4 ngurye urwenya saa 5 ngurye udukonya saa 6 ngurye komediya saa 8 mbona umaruse n'umuntu wahindutse. Tibibaho umuntu angana n'icyo yariye kandi icyo wariye nicyo kikubwira wowe kandi tugaburira nicyo cabuka. Nugaburira umuntu ninde ni umwuka. Umuntu yambaye umubiri, umuntu afite ubugingo. Ibyo bice tubisobanura. Umwuka ni we muntu. Niyo mpamvu iyo uvuye mu muntu nubwo ari inshuti yawe, nubwo ari umwana wawe, nubwo muvuka, nubwo ari umubyeyi wawe, uzumuhunga umuntu aba yagiye. Uzukaba n'umwuka cyangwa uburara n'umuntu wavuye mu mwuka. Bivuga ko umuntu nyawe ni umwuka. Kubera ko dufite umwuka turacana abantu. Dukomere Imana yacu amashyi ibicuje umwuka. Umuntu n'umwuka hanyuma umuntu afite umubiri. Wa mwuka we uba mu mubiri wiwe. Niba ujya wita ku mubiri kuragira neza ni housing y'umwuka. Housing nayo ugomba kwitabwaho. Ariko housing siyo y'agaciro. Iyi telefone yanjye cyangwa yawe ukuyeho housing yo kubizigakora. Iyi karamu ukuyeho igikongoro yoko kariya k'imbere kwita umutima wawe. Niko n'umuntu ameze. Housing utayitayeho sibuze ngo nimuhite ku mubiri oya utayitayeho yokora. Ariko ko ndakubwira ngo mwiteho nawe kugira ngo umwuka muzima abe mu mubiri muzima. Hari abantu benshi ikigo cyisha abantu y'inyigisho z'ubuyobe bari mu kubwira abantu ngo bite mu mwuka, mu mubiri bamwihorere umutehazi. Tuzata umubiri wawe hanze kuko umwuka wawe muzima aba muzima ari mu mubiri muzima. Iyo umubiri wapfuye n'umwuka wapfuye. Niyo mpamvu ibintu mukora zo kubabaza umubiri. Hari umuhange mugiye gusenga ngo sinzorya kugeza Imana izansubiza. Ninde wakubwiye ko Imana azahitera ubwoba? Mwaba y'abateroriste bo gukanga Imana. Uramutabiho uzajya hari ikibazo ufite Imana ntigira ikibazo n'ibyo. Ndizi kuza ujya mu gitondo, ndizi breakfast yawe, ndizi pe iyo izo umwuka yagushizeho iguha n'umubiri. Nutawufata neza tizamanuka kumufate neza, nutawuvuza tizamanuka kumuvuga. Niko umubiri wawe nutawuhagira kizaza kuwugarura ku muntu muzagirana
yani muri duhe. Murabona ko Imana yuko mu kintu nakunda agaciro usizongera koga uraruka. Ubuyobe abakubwira mu mwuka ngo yewe ugize ubisigi byitaho ubuyobe. Hari abantu bigeze 83 muzehe yarangicaje muzehe ku bantu bizebe yari umudirekiteri w'amashuri mu gihe cyabo niwe wari umuntu ukomeye muri kazi no mu gace k'iwabo. Arambwira ngo ndakubwira inama yo kwiga amashuri ukayakora. Ambwira imiryango n'abandi bene wacu aba turavuka aba turaturanye bakuye abana babo mu mashuri bagenda ahantu bashaka gukorera Imana nazi kuvuga amazina. Bakura abana kushobora ngo Imana igiye kuza muri 83. Imana nitazi nikaba baragurisha abandi ntibahembwa umwaka wari umwaka wo kuvuga ngo biteguye kuza kwa Yesu. Hasi imyaka irenga 40 ntaho bagiye. Abana babo gusatiriza bazize abantu bavuga iby'umwuka batazi kumwuka aba mu mubiri, kandi umubiri agira n'amarangamutima. Niho waba ubwenge, niho waba jataje teme, niho waba emosiyo. Mu yandi magambo gaburira umwuka, wite ku mubiri, wigisha ubwenge. Umuntu wuzuye holistic, umuntu wuzuye agirwa n'ibice bitatu. Umuntu n'umwuka agomba kugaburirwa ijambo, agomba kugira ubusabane n'Imana, agomba kuririmba zaburi, agomba kwitabwaho. Ariko wa muntu w'umwuka acumbitse mu mubiri, umubiri ubwirukanye n'iyota aratamba. Bivuga ngo ite ku mubiri kuko umwuka muzima aba mu mubiri muzima. Umwiteho, umwambike, umugaburire, umukorere, umurwaze, narwara umujyane kwa muganga. Ushaka abantu bita ku mubiri, ushaka kumenya abantu tubiste. Uzi gufata telefone yawe bagasanga nta mudokiteri n'umuba muri bibiri, ugira nimero z'abakomereza. Ugira nimero z'abakomereza bose, ariko ntugira nimero y'umudokiteri n'umwe. Ntugira nimero y'umumavuka kandi umufuka ufuka kandi umubiri bafunga barawufitira kuri ngo zareka umwuka bafunga. Niyo mpamvu uzagera muri gereza bazabahanura n'ibitabaho. Umwuka arafunguye ariko umubiri arafunze. Gira nimero z'abavuka, ntuvuga ugire nimero z'abadermatologe, ugire nimero n'abandi n'ibindi. Hanyuma nimuravuga ku bwenge, abaganga babyita magezi. Ibintu by'amagezi dukomere Imana yacu amashyi. Ujye wiga uzi umuntu w'umushomeri utarasoma n'igitabo na kimwe cyo mu Kinyarwanda ngo kirangize. Babaza, hari igitabo cyamamaye kiramenyekana ku isi yose ku barokore cyitwa ubuzima bugira intego. Ninde muntu wabisomye akirangiza? Urabona ko bagana ninde wasomye Bibiliya arayirangiza muri mwebwe? Yo Paulo yigiye mu maguru ya Gamaliyeli, yari umudokiteri wemewe. Musome ibyakozwe mu gice cya 5:34. Musome disikuru yakoreye Antiyokiya, avuga resime ya Bibiliya yose. Musome amakuru ya Paulo arimo aravuga, ajya avuga Dawudi umuntu wari gusobanura doctrine ya justification utari umunyabwenge. Ejo bundi nabwiye abantu bano gisubiremo, ndavuga ngo abantu bashaka kwigisha batarize. Abantu bamwambara ngo navuze uko umuntu atize wese ntirumyigisha. No kwigishwa n'ijiji jewe ni igifu. No gusa sivuga ngo amashuri mvuga ntabwo ari akademiki gusa, n'ubuzima burigisha. Hari abantu badafite diplome zo mu mashuri ariko bafite content. Ntukaza kwitiranya ibintu.
umuntu navuga ikintu mucyinterprete oya narababwiye ngo umuntu n'imbere ya sentare bivuga n'imbere ya impamvu navuga ngo ntacyo bivuga nuko ikibazo cyose ubajije aheka akavuga ngo barambwiye ukuvuga ngo niba barakubwiye shaka bakwigishe baza ariho tuganire turamenya icyo wabwira dushobora kwiga utigishika. You can't teach if you are not teachable. Kugira ngo wigisha abantu ugomba kuba wigishwa. Paulo abwira Timoteyo aravuga ngo ibyo wanyumvanye uzabibwira abantu bazabibwira abantu, uzigisha abantu bazigisha abantu. Ninde uhaye kwigisha? Ninde uhaye uzigisha abantu? Imana ntiziyamagara abantu bose gukora imirimo imwe. Uzakora imirimo ijana n'ubumenyi ufite. Yabwira abantu umuntu utazi gusoma no kwandika yohamagara, ariko yokora ibingana n'abatazi gusoma no kwandika. Nibyo yotoza mu rwego rwiwe ngo none ngo abigishwa ba Yesu ko batize. None se abigishwa ba Yesu icyambere bamara neza imyaka ingana itatu n'igice. Ninde bo bagenda mwari n'imyaka itatu n'igice barara n'abindi bo bagenda utazi bakora iki mu gihe cy'abantu zakabuka zingana hari zaba Paulo nige mu kureka bariyeri bari nige mu bya Yesu mama bako zari hinda kubize barize kurasobanura ubujiji bwawe ushingiye ku bujiji barize bigishijwe mwibuke koze ngo babanje kwanze ko ndahantu tubazi bizi bahita bakongora bandi uzi ko babanye na mwigisha imyaka itatu n'igice mu yandi magambo ko baratubwira izo Yesu yabigishije nabigishwa kubera yuko arabigishwa nabigisha iyo babaye umwigishwa uba n'umwigisha niwe lele ukomeye inama ye uzi kuba mu gihugu kibamo za kaminuza zikomeye ukamara imyaka 10 ukigenda na diplome yo kuri ST furaha niyo natangiye groupe scolaire ikaze utuye muri Amerika utuye muri Canada niyo ukivuga abandi bavuye ikazi bajya muri African Leadership University bajya muri University y'u Rwanda bajya Makerere bajya Harvard wowe uracyari ikazi kandi iyo bagize gusima kugafasha nuko umutwe ntakindi cyo gufasha ko ndavuga amagambo akomeye uyihangana wabatejeje harageze yuko tubabwiriza ubwenge harageze yuko tubabwiriza umwuka harageze yuko musigara n'abantu bakeya bazi icyo bashaka bazabagera harageze aka gatutu kagiye guhenda mukomeye Imana aka gatutu Mana we ngivuga ko kagiye guhenda kazaza kazaho umuntu wambaye kandi wambaye mu bwenge no mu mwuka. Umaguru y'agapariye yarize cyane nibuke 26 byavuze n'umwe ari imbere ya Festo yaramureze yarumwamba ngo Paulo we aravuga Festo arakurikira aravuga ngo Paulo ufite ubwenge bwinshi bwo gusaza ariko jambo nari kuzi bamureze yaje kwisobanura ayimara mu imbere y'umwami aramureba ati ufite ikibazo cy'akiri ni nyingi ubwenge bube bwinshi muri mwenge ubumenyi bube bwinshi muri mwenge isikene y'abanyabwenge iyo mugeze musikene y'abanyabwenge muzamurebe mu gice cya mbere cya Tito avuga abafilosofi bakomeye muzamurebe muzakuze n'uwa 17 n'uwa 18 avugana n'abayipikiriyo bari abanyabwenge bahuraga n'indwara y'abarisita b'abanyabwenge muzamumve abakristo bagomba kumenya artificial intelligence
muzi ko mu myaka 10 iri imbere abantu bamwe amashuri bize impapuro zabo zizamera nk'izitanu. Benshi amadiplome bafite bagiye kuyazinga. Uzubiriza uko ngo wize umwuga timuntu wize so hari diplome n'amafildamu azashingurwa kandi warayigiye kuko hari ibintu bikorwa na robotike. Hari amaplikasiyo azakora kontabilite ku buryo umukontabule nazaba akenewe bazaza bashyiramo aplikasiyo ikora gahunda zose. Alors none ni muzabe jardin de application ntabwo jardin z'ukwera ku muhanda akakuyibara kujya kugeza ubwiye murazi ifite za GPS rero mukati buryo kati bose iziregira imihanda muri Amerika ahantu henshi ka 99% 99% singamije ntabwo popisi tubana ntabwo uzugenda kuri station ugafata icyuma bamushiremo icyo urobira kugira kupakira ikakubarira ukishuka neza cyangwa amafunguro amageti irabimenya ko wari kamusensinga igafungura waba utarishura ikakuyora waba utazi ururimi ukimenya. Hello? Hey, akazi k'ifuka aragenda agashira hari ibintu bigiye kubikora. Hari indege z'injyana murabizi n'abapilote muri iyo ndege ziri imbere bazagabanuka. Hey, bazamweza ngo ni biki wise ugiye gutumura akazi. None ufite abashumba bo kuri YouTube ko mumva kumva gushumba ugikomeye cyane. None uzuma umushumba waje runaka ukamukurikira ukabana nawe ukamutangira neza. Ikini kinyejana cy'ubwenge n'ubwenge uzasigara n'ubwenge zakureka n'utagira ubwenge hari ubwenge utagera udafite ubwenge. Paulo dukomere Paulo amashi gisiza nari kuvuga ngo ibyo tubwigiraho kwiga gira mugenzi wawe ngo kuva none ugende wiga. Mubize niba uzafite masters mu mategeko utekereza ikindi kintu mu kwiga. Usikora abantu baheruka diplome zabo batazi icyahindutse kuva bazima. Hari umutwawe yarambwira ngo yize ubuforomo wamaze imyaka 19 ngo ntirushinge byubaka imutera hanyuma azagenda diplome ngo yize ubuforomo nta buforomo wize nta kigira muri wize amategeko uheruka ko ruzitego ryahindutse turi umujuriste. None umuntu yoba acuranga akamara imyaka 9 atarakora kuri keyboard yaza gusabwa akabuza. Umuntu yaba umwarimu wa teologiya udasoma Bibiliya udategura murangu kuvuga imikanya y'abakecuru bikabose soma Bibiliya iga kumenya mushaka ubumenyi. Gatatu navuze umwirondoro mvuga amashuri yiwe twigiraho. Icya gatatu cyo gikomeye impinduka y'ubuzima bw'abantu. Bwira mugenzi wawe ngo abantu bagira umusaruro wabuze ni abantu bahindutse. Sinzi ko numvuga cyane ariko cyantangaje mu bisatote z'itorero nimusoma mu gice cya 3 murasoma Paulo yahuye na Kristo. Ubuzima bwiwe bukora village muri opposite side. Ahuye n'Imana niyo yonyine yamubwirije. Mbariza mugenzi wawe wese ninde wakubwirije uyu utari kumubaza. Uziko abantu benshi bataza bababwirije bahinduka muri isi bagenzi maze ukamubaza nawe akakubwira. Navutse mu muryango w'Abakristo, papa na mama nabo n'Abakristo kandi n'abapastori
ariko baraguye gukomera Imana navukiye mu muryango w'abakristo, papa na mama ni abashumba. Hanyuma ntumbaze iby'agakiza, ntumbaze uwambwirije, ntumbaze iby'impinduka. Mfite aho nuko abantu benshi ntibakijijwe, bagira profile z'ababyeyi babo, bazi ko bavukiye mu miryango y'abakijijwe. Icyo ni ikintu ujya mbwira abana banjye ko baranyumva ndabizi. Nta mwana wanjye nshaka yuko atinda mu gakiza kazi. Agakiza ni personnel. Umenye Imana ya so ariko igira Imana yawe. Nugira amahirwe basohoka bakijijwe, ufite aho wahera zoroshe, ufite n'abigisha bakwigisha, mwegeranye mukominika byose. Ariko ntibihagije, birababaje. Pawulo ahuye na Yesu aramubwira ngo Pawulo we wakandagira ku mihunda. Imihunda ni muyizi. Imihunda ni amacumu y'ibijabo, ni amacumu aremereye. Tu peux passer les aiguillons. Wahagarara ku mihu yari matote zitore. Ahuye na Yesu aramubwira ngo ca bugufi, wahuye n'umugabo, hindukira kuba none ndagushaka. Icambo Imana igahura nawe, icambo Imana ikavugana nawe, icambo ukagira agakiza kawe, icambo ukagira umunsi wawe. Umuryango ngo sinzibagirwa igihe ndakizwaga. Vrigi ubwo Yesu yinjiraga muri je, nimukubwira abantu benshi mufite agakiza ku kafe, timwakijijwe, timwaki Yesu umwami n'umukiza, hanyuma mukavuga ko muraja mu ijuru. Ntaho mwari muri. Agakiza ni umubano.